Nadine yiyemeje kumenya uwamusaruriye ibishyimbo. Namumenya se haracura iki? Ruremesha yakomeje gukusanya amakuru ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwa vasectomy. N'urunana. Waramutse neza. Waramutse Rureme. Waramutse. Komera. Hanyuma se bite? Yewe ni byiza. Nizeye ko amakuru yose washakaga ku bijyanye n'uburyo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro ku bagabo wayabonye. Vasectomy se? Ni ukuri rwose narayabonye kandi naragushimye pe. Naragushimye kuri Imana. Hanyuma se? Witeguye kujya kureba umuganga ngo abigukorere Rureme? Ni ukuri pe. Ndabyiteguye pe. Ndabyiteguye. Ariko se sha. Ntabwo bibabaza. Njye ni inyurushinge. Ntabwo bibabaza. Reka da. Ahubwo se umenya nuko byagenze. Reka. None se wa mugabo we. Ndakumva. Uriya. Ntabwo bitwariye kirekire kugira ngo umugabo bafunze burundu yongera ashobore kujya yitera akabariro. Ntagiye bitwara. Umva. Ibyo byo ndumva nta gisubizo naguha. Gusa nyine hari igihe umuganga yambwiye nagombaga kumara. Ntekereza ko nawe ubwo muganga azaguha igihe cyawe cyo gutegereza. Mbese ibibazo byose wibaza umuganga niwe uzaguha ibisubizo bikwiriye. Nibyo se? Gusa ngewe icyo nakwizeza biteze amatwi nuko impungenge zose wari ufite z'uko utazongera gushobora gutera akabariro izo zishire rwose ubuzima buzakomeza uko busanzwe. Nta kibazo. Ariko rero umva ndumva ashaka kugushimira. Nta kibazo rwose. Umva harya buriya nimugoroba ushobora kuza kuboneka ukabona akanyara. Akanya se? Ndashaka kugira ngo tuze guhura rwose ngushimire ku buryo bugaragara. Ndashaka kugushimira ko wambabariye rwose. Ego baba. Kutarwiyambitse byagenze bite na di? Ndeka sha mujye. Nubwo nihuta ngiye ku kigo nderabuzima kwishyura mituweli ariko reka mbanze ngutega amatwi rwose. Umva mujye. Burya babivuze ukuri koko ngo nyine ibyago imbwa ziramwonera. Umva uzo muri Stefano yaranyihere ngo nihingiremo ibishyimbo. Nadi utambwiye ko Nyamariza bihagurukiye. Reka da ahubwo abajura barabyibasiye nibo barimo kwisarura. Ngahore. Umva ibyo nibyo byantesheje umutwe ariko baribeshya. Ibyo basaruye barabigarura batumva batabona. Wabamenye se? Mbamenya se gute? Ubundi umva uko byagenze. Mbwira nguteze yombi. Iyi gahunda yaguma mu rugo kubera kino kibazo cya corona yasanze ntari Nyarurembo. Ubwo narengarutse nyuma yaho baretse ingendo mu ntara zikongera gutangira. Ejo nageze mu rugo ntereka ngiye kureba bya bishyimbo byanjye mu murimo. Yego. Nuko ngeze mu murima nsanga barabyibye. Yo ihangane n'ukuri. Ariko baribeshya mujye. Bagomba kumva ibishyimbo byanjye. Uraseka. Nta miseko. None se kuvuga ngo barabigarura batumva batabona ubwo barabigarura utabamenye. Wabyihoreye ariko hari umugabo numvishe ngo utanga umuti ngo wabyibye akabigarura abyikoreye ku mutwe. Ngo akoraho rikaka atera umuti umujura akaza abyikoreye. Inka rero icyakora bene nk'uwafashe kuri cyo banza nta mujura kongera kujya ajya gusarura iby'abandi. Sha umva njye amafaranga kuyatanga ndabyiteguye rwose ariko amumfatiye n'ibishyimbo yasaruye mu murima wanjye atembere Nyarurembo yose abyikoreye ku mutwe kandi agenda avuga ngo ibi bishyimbo nabyibye mu murima wa Nadine nuko gahunda imeze. Nadi ubwo urakomeje. Nyarurembo yose imumenye nuko gahunda imeze. Gusa cyakora njye ntabwo mbigushyigikiyemo. Ubishyigikira cyangwa urorere mujye ndabikora rwose. Aho usibye bishyimbo ntibyari byeze. Byeze nyine byanarengeje igihe cyo gusarurwa ahubwo. Ubwo rero igice kinini nicyo bibye. Umva Nadine nkubwirire. Ndakumva. Sibyo? Aho gutakaza igihe n'amafaranga yawe wirukanka mu baruzi. Washatse abantu mugasarura ibyasigaye ukabibika mu rugo koko. Mbabarira di ndashaka ko wanyu ibishyimbo babigarura. We uzi ko ntunguwe? Mana we agatotsi kari kantwaye. Uramuhemukiye rwose. Nye yarafashe agatotsi yarasinziriye. Ude bite byawe? Ni byiza. Uzi ukuntu bintunguye? Nyine ndaje. Mbona umuntu uryamye. Ese uyu muntu uryamye hano mu cyumba cyanjye ninde kandi? Ni mushuti wawe Udesi ya Nada? Naje nje kwisoromera kuri twa tuboga. Maze ntereye kariya gasozi dore ko hari n'izuba ryinshi. Ngeze hano mbanza kwiganira na mukecuru nuko numva ncitse intege musaba agasambi ngo mbe nduhuka gato niko kunyohereza hano mu cyumba cyawe.
yego shawo yo wakoze mama. ntaba yiruhukiye rwose imboga araza kuba zisoroma ajye gutera. ayiwe ararararara Yowe ubaye iki budeye? Nze bite? sinzi ikintu kimfashe we. Ayiwe komera komera. Mama ubu bigenze bite? Kahori. ni ukuri ngize ikibazo pe. Urababara he budeye? yo dore ikintu kigize gitya kiramfa. ararararara kirongeye we. Iki mwakagira imana. Odesiya. karame. Ubwo ibyo si ibisiga bifashe wowe gacumi. ubanza ahari ari byo. We akaba agiye kubyara se mama. Ubu se tubigize dutera? Ubu tubigize dute rwose? Byuka duhite tujya kwa muganga. Gira vuba sha, gira vuba nkujyane mbabarira byuka. Cyangwa se oya buretse. Abaretse iki mama? Rateguka tugende bude. Eguka. Shanye. Nta gutindiganya ahubwo tugende. Mamagarira Philippe ahubwo bimumbwirire. Yego sha reka nze mpite mbimubwira ariko byuka. Shamuhamagara umumbwirire ko ngiye kwa muganga. Nibyo rwose nimuhaguruke. Nange reka nitera utuzi hanyuma nze tujyane. Ariko si igikapu cy'umubyeyi kiri hehe? harya muvuze ko mwitwa bande madame? nitwa Mugeni. Okay, tubafashe iki se Mugeni? nari nje kwishyura umuryango wanjye mituweli. Okay, wenda kwemeye rwose. unyemereye iki se? ubu ukorera ibintu ku gihe. ngushimiye ko watekereje kwishyura umuryango wawe mituweli hakiri kare. Ibi nibyo byiza cyane rwose. Ewe nzi neza akamaro kabyo. Buriya njye nabaye nirengagije ibindi nkeneye ariko nshyira imbere igikorwa cyo kubanza kwishyura umuryango wanjye mituweli. Byiza cyane. ngira vuba ahubwo nishyuye amafaranga naje nyitwaje. Ndashaka kwishyura ngasubira mu mirimo yanjye. Ariko uro wiruhije Mugeni. Ngo niruhije? Wiruhije cyane rwose. Kandi nta nubwo twakira amafaranga hano ku kigo nderabuzima. Ye? Nagombaga kubigenza nti? Ubikoranabuhanga ryoroheje ibintu. Nubundi kwishyura bishyurira kuri banki. Ariko ubu noneho biroroshye kurushaho kuko ushobora no kwishyura mituweli ukoresheje telefone yawe. Ye? Nibereye mu rugo se? Cyane rwose kandi bikanihuta kurushaho. Koko se? Ndakugira ntera. Kwishyura mituweli kuri telefone ni bumwe mu buryo burimo gukoreshwa ubu ngubu mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi mu buryo bwihuse. Nibwo buryo rero mukwiye kujya mukoresha muri benshi. Nuko njye sinari mbizi pe. Nataye igihe cyanjye rwose. Uretse n'ibyo rega urabona ko turi mu bihe by'icyorezo cya COVID-19. Kwishyura rero ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga ntukuvuga ukoresheje telefone yawe ntabwo ni bumwe mu buryo bwo kwirinda kwandura cyangwa kwanduza coronavirus. Yego koko rata. Icyo kora koze cyane ko binsobanurira. Iyo mba mbizi pe. Siba nateye igihe cyanjye. Nibwo buryo ngiye gukoresha nanjye. Ni waguye rwose. Nibaguha agafanta kamwe. Ko nari kugugura ka rufurose tukaganira dufite umwanya uhagije. Nano tubare baradufunze kubera amabwiriza yo kurwanya covid sha. Oya Rureme. Nta kibazo buriya ntabwo ari ngombwa ko ari inzoga icyangombwa nuko duhuye. Nubundi reka twiganirire ntacyo bitwaye. Cyokorada. Erego wabaye inshuti yanjye magara rwose. Oya ntabwo bisa kugira inshuti erega wa mugabo. Rwose. Twiganirire. Tuganire. Karame bushombe we. Bitera. Ni byiza bushombe we. Katubekera hari. Niko rwose wabona rwose abona mu bushora ko mufite gahunda ra. Wabaherekeza. Abona bashobora kuba bafite gahunda. Uravuga twebwe se? Mwebwe nyine. Ahubwo se mwebwe Stefan. Ndabona mufite gahunda rwose banza wabaherekeza namwe byacamo. Nyamara nanjye niko mbibona. Yahuye na bushombe we rero. Karame Stefan we. Uyu mugabo se niko hanyuma se nawe burya uhinjiye mu muryango. Mu muryango? Mu muryango. Umuryango bwoko ki? Umuryango w'abagabo b'inkone nyine. Ngo ariko ziko icyo kibazo nanjye naringiye kukimubaza Stefan. Nese sibyo abagabo bavuga ni biki? Ariko rero mva nje ntimundenganye rwose. Niko njya numva babivuga rwose. No bavuga ngo inkone
none se uyu mugabo siko bavuga se si ukunda gutanga ubuhamya ko bamufunze burundu. oya ngewe ubuhamya ntanga nuko nakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu bukoreshwa n'abagabo baze gudomine rwose none se ubwo bitandukaniye uganiriye nabi babikora batese ubwo bitandukaniye ubundi muracyari kure numva ngo barabakona nyine kugira ngo nyine mutazongera gushobora kwitera akabariro nyine bababuza kubyara. ariko rero mwabagabo mwe mureke mbabwire ngaho tubwire ngiye nkurikije amakuru maze kumenya ibyo mutekereza sibyo na gato nta n'amahuriro rwose. nimureke mbasobanurire kuko ubwo buryo rwose narabukoresheje pe. babwire rwose babwiye iyo umugabo ahisemo uburyo bwo kuboneza urubyaro bwo gufunga burundu ku mugabo ntibamukona nk'uko mwebwe mubyibwira ni agatsi gato bafunga kayobora intanga ubundi ubuzima bugakomeza rwose nuko bigenda rwose ibyo gukonamo bibana aho ngaho. ariko sha na ruremesha arabirangije da njye ntabwo nari nabukoresha ariko nyine mfite gahunda rwose gahunda yo kwifungisha burundu. uyareka nibarize uyu mugabo mubaza arahari mbaza rwose niko nyibwirira ni mu Rwanda ubwo koko nyuma yo gukoresha ubwo buryo icyuma gikomeza gukora imirimo yacyo neza natubwire rwose kigasya amasaka kikayanoza neza ifu ikaboneka nziza kikayohereza mu mufuka nyine utegereje kuyakira neza bwira rwose tumara amatsiko rwose mba Stefa rwose ko ubivuze neza rwose ahubwo se nawe urifuza gukoresha uburyo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro Stefa Stefani reka uyu ndamuzi rwose neza nzakoresha ubundi buryo nyamara aje utega aya matwi y'umugabo afite ubuhamya bwiza. ariko Cedric nzavuga ngize ryari koko Cedric ariko urandorera Nadi niko Cedric so mbwira Cedric usuzugura yo ko wa mwana we none se nge nigeze musuzugura none se umuvugisha ukica amatwi ntabwo ari kunyumva. Erega mama nuko ibyo wakomeje kumbwira numva tutabyumvikanaho rwose. ahore nibiki se mutumvikanaho ma ariko se Nadi mbabarira undebere ku mutwe w'uyu mwana uyu ni umusatsi cyangwa ni ishyamba. mama yewe ngo abashaka ko nogosha umusatsi wanjye uwogoshe nyine ibyo se ni ibiki ariko nibyo bigezweho mama. narumiwe koko umva Cedric tuve imbere genda sibyo ariko nukuri mama mbabarire genda nigane narandi ngaho se genda oya genda ariko se wamugane ko ibyo bigezweho ku rubyiruko wamwihoreye mujye reka Nadi burase bira nibiki koko ngaho ratanyibwirira iyo gonda se yashoboye gucamo wahora n'ikimujye bose hari umuntu bandangiye njyayo turanabonana rwose yego nuko mutekereza ikibazo cyanjye ati ibyo nabishobora rwose ati nk'aka kanya mujura kwiba ibishyimbo namubona kandi nkahita mukura ku isi. ayiwe kwica Nadi urashaka kwicisha umuntu koko reka sigaho nanjye se nabikora mujye nyine nabwiye umupfumu ko ntashaka ko wanyiba ibishyimbo apfa ndamubwira ndashaka umugaragaza kandi akangarurira ibishyimbo umupfumu atarika da ibyo nkora ni ukugukurura umujura ku isi. uramenye udakora ibara ni ukuri mujye nanjye ibyo nabyanze pe namubwiye icyo nshaka arangije arambwira ngo ibyo byose simbikora nuko ndahaguruka ndigendera. nyine wahise uyivamo reka sha none se ugiye gukora iki Nadi ngiye gushaka umuntu agenda hakora izamu maze ndebe ko azagarukamo simufate. icyo nicyo nshyigikiye ahubwo ngiye gushyiramo umuzamu mwishyura yanjye gusa nanjye ndakora uko nshoboye kose mu minsi 2 ndaba mbisaruye. Nadine yemeje gufata umujura wamusaruriye imyaka ariko se namenya ko ari Nyiramariza arabyifata mate ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana ejo ntimuzacikwe n'ikiganiro cy'imvo n'imvano muramukiho. Nyiramariza na Nadine mu rubanza hagati y'ibibazo Stefano yateje byageze no ku bana be. N'Urunana
mu nkuru yafashe icyemezo cyiza twizemo ko tugomba kujya twirinda urugomo tukajya ku ishuri kuko kwiga ari byiza. Nizere ko mwese muri abana beza mutagira urugomo. Uri mu biki kaga? Ayiwe ni ibiki barongeye twirukire? Awe naringize ngo barongeye mama we. Bandese uyu mwana ara hunirwa gukurikira amasomo kuri radiyo aricyo cyatuzanye ahubwo urimo urarota wana. Sinamenye uko nasinziriye. Nese ubundi kuki urimo gusinzira kandi turi gukurikira amasomo kuri radiyo? Siko kuva isomo ryatangira wakomeje usinzira. Shaho baba numva ibibazo dufite mu rugo iwacu. Ufite ibihe bibazo? Ubu hashize iminsi 2 iwacu ntawe usinzira. Kubera iki se? Mwatewe n'intozi? Uzi intambara iri iwacu ariko maze no kurya ntitukirya. Kubera iki kaga? Nyine kubera papa na mama muri iyi minsi bahora mu ntonganya barwana gusa. Ihanganisha maze wumva nifuza kudasubirayo wamaho nigira ahubwo kuko iwacu hahora amahane sha. ihangane disi. Numva nishakira kuzajya nzanyirirwa hano iwanyu hanyuma nkataha nimugoroba nkareba uko iwacu bimeze. Nishyana ariko kubyara nabi we kubyara ikigori kikagite nishyana rwose nishyana niko Petero ahubwo se arahari Rureme? yagiye icyo kigo ni icyagiye. Yewe simbizi ariko mu kanya numvaga ari hafi aho ngaho ku irembo. Ubundi se uramushakira iki? Oya ntibyumvikana. Nishyano gusa nta kindi. Petero yagize ate? Petero yagize ate koko? Yagize ate? Uzi uko bingerekeye hariya ku ikusanyirizo ry'amata ngiye kubarisha amafaranga tumaze kugezamo murebwaye. Bigenze bite nyine mbwira bigenze bite? Uriya mwana nzamugirene kuko nzamukorera iki nzamugirene? Byagenze bite se? Niba iki Petero yakoze yo? Ndatunguwe gusa nta kindi. Ndatunguwe. Uzi ko ari umunsi batakira amata yacu ngo yapfuye. Ngo basanze harimo amazi murebwaye. Ye? Wa mugore we. Icecekere gusa nta kindi ndumiwe. Ngo iki? Ubwo ayo mazi yageze mu mata y'inka zacu gute koko Rureme? Wandeka niki? Icyo nicyo nanjye nshaka kumusobanuza akansobanurira. Ni gute amata y'inka zanjye habonekamo amazi ni gute bishoboka bite? Nanjye simbyumva rwose. Simbyumva. Petero ndamushaka ngo abisobanurire. Ikibabaje kandi ayo mata ntigeze nayagarura ngaha ngo tuyabone. Nta nubwo yigeze abitubwira da. Ibyo byose rero ndagira ngo abisobanurire neza mbyumve sinzi ko ariko ndi bubyumve. Ubwo se koko Petero yaba yarabigenje ati? Komana yanjye ubu se kuki wowe rwose utariye Budeyi? Nanirwa kurya. Kandi ngewe mbona utariye sheri. Nitwari twumvikanye ko utazongera kuntegereza ku mafunguro ya saa sita koko. Numvise ntabishaka reka. Ngaho rero reka turye nta kibazo. Nukuri ndumva ntabyo nshaka Firi. Ngo ibyo se birashoboka. Wakubwira ukuntu rwose biryoshye. Ngaho akira rwose ryo sibyo? Kandi nkubwira ko ntashaka kurya. Ufite ikihe kibazo se kutariye? Ariko hari n'imbuto nari nariye rega. Oya ntabwo nkwemera rwose kutarya. Ahubwo sheri. Ndakumva. Hari ibintu nibonyeho mu mwenda w'imbere none ndibaza ibyo ari byo. Wabonye bimeze bitese? Nabonye bimeze nk'ururenda mbyibazaho. Sheri ubwo ntibishoboka ko ugiye kubyara we ahubwo se Bude gira vuba duhite tujya kwa muganga. Gira vuba ariko. Reka ubwo se nibyo? Nyine ubwo se urumva atari ikimenyetso ibyo kujya ndabambirese rwose ahubwo gira vuba tugende. Reka sinakongera gupfa kugenda bitongera kumera nka cyagiye nikanze kubyara twakwirukira ku kigo nderabuzima nageraho ngasanga ntaragera igihe. Nyamara bicira inyeri kandi ari urukundo. Oya Firi uragira ngo abantu bongere bahurure ngo nabyaye basange ntabyaye koko? Oya rwose Bude itegure tugende hato tutishyira mu bibazo rwose. Reka yewe ndategereza ko hari ibindi bimenyetso mbona. Ahubwo ariko ntabwo ngukundira pe. Wibuke ko muganga yatubwiye ko gutinda kujya kwa muganga bishobora gutuma ubyarira mu rugo cyangwa mu nzira kandi bikaba byashyira umubyeyi n'umwana we mu kaga. None se ubwo uragira ngo mpite ngenda koko? Tugende nyine.
none se ubu twageraho tugasanga nanone atari byo. sheri mbabara rwose unyumve. Firi ndakumva. werya wisubirire ku kazi nimbona ibindi bimenyetso ubwo ndaza kuguhamagara. ntabwo rwose ngo ukundire itegure duhite tujya kwa muganga. humura ariko nibinaba ngombwa rwose ndahamagara muganga, dore mfite nimero ya telefone, ndamuhamagara mubwira uko ndimo kumva ameze ubwo arambwira icyo gukora. cyangwa duhite tumuhamagara sibyo byiza? oya cyangwa mpamagara umujyanama w'ubuzima. hano ni iwawe ra wari ku muyobozi w'umudugudu. dore mbese nta n'isoni uje leta ariko ubundi uranshaka w'icyano ko naje ariko umuyobozi w'umudugudu. nta mahoro nyiramari. njye se wayampaye. ariko se mutuze manze numva ikibazo cyanyu. si uyu mugore se. ariko se ubu ni nyiramari ndetse nkavuga ikibazo cyanjye. nta nsanze hano nje kwitangira ikibazo. nanjye njeje gutanga ikibazo cyanjye ku muyobozi w'umudugudu di mbabarira. none se niba mwembi mwari mwasezeranye kuzana ikibazo cyanyu hano mwatuje nka cyuma. siniye nsezerano n'umwe kuzana nawe hano. njye nje kukuregera nk'umuyobozi w'umudugudu. nanjye nje kukuregera umuyobozi w'umudugudu. nkuregera uyu mugore Nadina. okay ngaho rero nimutuze. nihabanze havuga umwe abanza avuga ikibazo cye narangiza undi nawe avuga ikibazo cye. umva muyobo rwose umugore ngenje kumukuregera nihingiye umurimo nitera ibishyimbo abonye byeze cyane araza yaje muri bya bihe byo kuguma mu rugo ngewe ntabwo nari impari aza gusarura. ngo wahinze ibishyimbo ariko wabihinze ryari wabihinze mu murima wandi subiza mugore we. cicika wa mugore we w'inyanda ubona abandi bakoze ukishimira kuza gusarura aho utahinze uri nyene se ko yakoze ibikora nge ndashaka ibishyimbo byanjye wasaruye kandi ntuzongeye kunkandagirira mu murima bampaye kugeza imyumbati yanjye yose nyisarura. ariko se umva twumvikane none ko muvugira rimwe ubwo ndamenya numva nde ndeke ndi. okay nyiramariza ndakumva banza uvuga ikibazo cyanyu ko giteye. umva muyobo uwo murima avuga ni umurima wanjye. Nadine asobanura ukuntu ntera imyaka mu murima wanjye buri wese arawuzi rwose. imyaka yakwera umugore w'inturumbutsa atinje gusarura. inturumbutsi niyo nyiramari. ariko si uyu mugore ninjye wahihingiye witonde. ariko reka nkomeze mvuge ubundi uranca mu ijambo kubera iki ko umuyobozi ari ngiye haye ijambo wowe urazi. Nadine twumvikane rwose reka nyiramariza avuge nawe narangiza ubwo nawe ndaguha umwanya uvuga sibyo? urumva rata mudugu komeza nyiramariza. dufite umurima hariya noneho umugabo wanjye yagize atya ashaka abakozi barawuhinga yewe banateramo ibishyimbo nuko niterera n'imyumbati none iyi nda iraje iti nje gusarura. vana ibyaho uranyita inda ya nyiramari utanyita inda tukabyenga iminyaga. uriya wabiririziwe wabonye warabyaranye n'umugabo wanjye se none urashaka no kwigabiza imitungo yanjye wiha gusaba ibyo utahinze. bite byanyu mwana. ariko nshinze gusaba ibyo ntahinze gute ibishyimbo n'ingi nabyihinze. urabyumva cicika nawe. reka kubeshya se nyine uretse ko niyo nabikora ntari no kubikwemerera. wabihinze ryari indaya gusa yenderera. ayiwe udakomeza kuntuka nyiramari udakomeza kuntuka njye hakwe ko intama zamarwa mwabyumva. ariko umva mureke twumvikane nimusiga mutaza no kurwanya hano iwacu. yego rata muyobo hipfukire. okay mureke mbereke icyo gukora rero sibyo? yego rata turakumva. buri wese natuze kandi ntihagire wongera gusagarira undi. se unsagariye indaya gusa ngaho se ntihongere kunyita indaya wa mugore urunebwe gusa rwananiwe gufata umugabo warwo neza. umva ngweke ariko hari nta nubwo menya ko muri imbere y'ubuyobozi. so uyu nguyu se mutega amatwi hanyuma mu nyumve sibyo? no gusa mutega amatwi mwumve ikibazo cyanyu rero numva Nadine nyorohera ikibazo cyanyu numva gikomeye sibyo? ntabwo byoroshye. nimureke rero ngiye gutumiza inama wenda y'abaturage bake hanyuma twumve ikibazo cyanyu tubicoce sibyo? indaya sirumva ariko bite byanyu. Nadine rwose papa nkuzaniye inkuru nziza pe ahubwo uragura. umva wa muhungu wawe araje. urabizi papa nkuzaniye inkuru nziza. hari ahantu nabonye ikimasa cyiza cyane ariko umva mbese ni ukuri papa kandi rwose ngo kiragurishwa. uzi ko dushobora kukigura kikaba kitubyarira inka nziza cyane twakunguka kandi papa ni ukuri. urumva se ari byiza se? genda nzibaho ngaho ceceka nta n'isoni. kundakariye se papa urumva mvuga ibintu bibi? ahubwo gira vuba
wicara ngaho hasi nsobanurire ibyo ngiye kukubaza wakoze icara hasi si njyewe wowe nyine ariko si urabona se atarakaye wa mwana we none se papa yarakajwe n'iki mama wamubwiye nabi se kase nyine kandi ngiye kukubaza unsubiza utarya iminwa ni ukuri ndagusubiza papa niko ndakumva ko nagiye kubarisha ku ikusanyirizo ry'amata ngasanga hari umunsi umwe batakira amata yacu byagenze gute sobanurira njyewe se ndakubajije subiza ayo mata batakiriye byagenze bite kandi byabaye umunsi bagemuraga amata najyanye yose se kuba yakiriye papa uramenya utabeshya so wa mwana we uramenya utabeshya so mwihorere ariko ye kumbeshya sha mwihorere arebe mukosore ngaho nsobanurira sha nsobanurira di none se ubwo njyewe hari ubwo nyine ubwo wenda wasaga taceka ubwo tuvuze iki ariko wavugishije ukuri wa mwana ukareka kutumangatanya niko niwajyanye amata bakayanga basanze harimo amazi sha niwajyanye amata bakayanga harimo amazi vuga se nyine vuga sobanura pete nyine cyakora niko byagenze niko byagenze none ifite inka ikamwa amazi hano hari inka tugira ikamwa amazi kubizi oya ntayo none se byagenze bite papa rwose ni ukuri ntabeshye ninjye wayongeyemo rwose aho ntimunyumvira kugira ngo bigende bite nyine kuko nashaka gutubura ngo hagire udufaranga turengaho hari amafaranga nari nkeneye ngo amafaranga wari ukeneye iki cucu gusa wowe ushakira amafaranga mu kwangiza ibifite ubuziranenge nta soni babarira papa bembere se nyine bembere ndakuvuna ukamfungisha sha mbembere ndakuvuna ku kaguru ariko se ubundi washakaga amafaranga y'iki washakaga amafaranga y'iki pete meze nabi nukuri meze nabi umeze nabi ariko se koko nari nabikubwiye cyagiye mu masaa sita kuko rwose wagomba kuba twaritse tukajya kwa muganga imana we ariko se uba iyo umpamagara kuri telefone kuko ntiwirirwa wohereza uriya mukozi wacu kuza kumbwira ko umeze nabi gusa koko dore ubu nabwo rwose habayeho guta igihe cyose none se ko nta mayinite nari mfite muri telefone yari yanshiranye mpamagara muganga ariko se rwose mana yanjye ubu se nkora iki koko ndakora iki koko negurira ibyangombwa tujya kwa muganga fire ngaho rero ubu se ndamenye rwose ntegura iki cyangwa umva mpamagarira sorina n'umujyanama w'ubuzima bahamagare baze ariko wamugane koko mana we ubu se koko ndakora iki dore kandi nanjye ubu nta mayinite mfite rwose ubu se nkora iki kuko mana yanjye ubu se ngusige wenyine koko njye kwa sorina na nonsi yata Philippe abuze icyo afata n'icyo areka Udensi yanatumwifurije amahirwe naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kuyigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze abo mu runana wakoze nawe wahisemwo BBC gahuza miryango iki kiganiro magishikijwe na Florentine Kwizera Prudence Ngiyumva niwe twavatikanije mu kugihagarikira mukomeze kugira ibihe byiza